turi kumwe n'umuyobozi wa La Jeunesse Bwana Gordon. Gordon, welcome back mu cyiciro cya kabiri. Yeah, thank you so much. Murakoze cyane kabisa. Umeze neza? Turaho turashima. Gahunda no gupanga kwa turi tayari gukina ejo. Champions izongera gutangira ejo. Iyo turimo kwitegura kugira ngo tuyitangire dufite izo ngufu n'intego tuba twashizeho. Ni umwaka taragenze nabi cyane wasezera 24 na 25 mwageze mu mikino ya playoffs mubasha kuba mu makipe ane meza uyu mwaka ushize uyu mwaka mufite umutoza Litaman uyu mwaka 2025-2026 mugarukanye amaraso mashya n'umutoza mushya bivuze ko ibyo Litaman atabahaye mushaka kubirenzaho cyangwa mwahinduye intego. Intego niyo nangiye kuri gahunda ko mudushimira ko la season yagenze neza part of the twashizeho kwa nk'umupira ahantu hose ibari sport development na business sport twagize ko twaranje championnat muri uwo mwanya muri development urebye ku ikipe hari ubungubu harimo abakinnyi barenga batandatu bagiye bazamura muri first division n'andi makipe muri business nayo byagenze neza. Ku ruhande rw'abatoza Litaman aracyahari muri entity ya structure twongeyemo experience y'umutoza Kish mwese muzi afitemo experience no kongera ku ngufu twari dufite kugira ngo bidufashe cyane muri like technical director atwongera ubwo bumenyi naho ubundi structure y'abatoza iracyari yayindi muri part ya coaching Litaman aracyarimo mu bazamu twazanyemo wundi na assistant coach Aristide wari muri vision nawe turacyari kumwe nawe urabona ko twagiye twongeramo ingufu kandi turacyafite ya structure y'umwaka ushize mu batoza numva nta kibazo ahubwo twongeyemo ingufu gusa. Niba numvishe neza Sogonya Hamis Kish hari hano nka director technique cyangwa hari nka head coach? It's partly is head like entity nk'ukumus partly is the technical director kwa ubonye kuri structure tuba dufite ikipe igomba kwifite technical director ari abatoza ari abakinnyi no muri management impamvu dushaho technical director nuko tuba tuzi ko ari umuntu ushobora kwicara na committee na management kurushaho kugira ngo abe coach gusa. Ntago tuzamubona muri kuri bande tush? Azaba ariho koze technical director nawe yemewe kwicara kuri the tush kandi muri coaching staff nawe byose abiri kimwe byose urebye ku rutonde rw'abantu bicara kuri bench baba nawe barimo n'abatoza n'abakiti bose nawe barimo nta kibazo. Twigarukire noneho mu uyu mwaka 2025-2026 ni saison La Jeunesse ifite izihe ntego noneho cyane ko mutubwiye ko umwaka ushize yari development na business uyu mwaka noneho hari izihe ambition mwahaye abatoza? Nago ari kuvuga ngo development na business gusa umwaka ushize nawe target yari ukuzamuka kandi ari option yacu twese amakipe sinzi gahunda zindi zazirimo ariko ubundi ujya muri championnat kugira ngo urebe ukuntu wazamura urwego ntago uje wasting time our first target no kureba ko ikipe yajya muri first division kuba twayihaye structure y'imyaka 5 n'umwaka wa gatatu tuza tu developinga urumva ko uyu mwaka target ari uyu mpamvu twongeyemo tukazanamo nk'aba technical director afite ubumenyi n'abakinnyi muzari abakinnyi bashya bafitemo experience tugenda twongera kuri babakinnyi twari dufite urumva ko target yacu ari ukuzamuka. Ugiye kureba mu makipe afite target yo kuzamuka usanga like nk'izi kipe z'uturere zifite amikoro ahagije twavuga ko uyu mwaka amikoro ya La Jeunesse arahagije ku buryo mwiteguye kuzamuka aravahe? Target ubundi harimo sponsorship turimo guplaninga ariko entity currently myself na my fellow other president Bitagir twe currently turimo gufatiranya hamwe n'abandi bose as La Jeunesse. We have also what we call a top committee dufatanya nabo members nabo barahari ntabwo navuga mu mazina ariko ni entity ikipe ibifite committee ifite management kandi numva ko ntabwo twajya kwigerana kuri ayo makipe y'uturere twebwe dufite ukuntu twikusanya no kundusha muri gahunda n'umwaka ushize urabona ko twagize muri top 4 ari twebwe twari turimo gura n'amakipe y'uturere kandi ubu ngubu ndahamya ko nibigenda neza tuzajyamo kandi tugacalenginga ku munota wa nyuma.
budget irahari ukurikije imibare y'ubushize n'iyo yariyongeye cyangwa niya iracyari ya every year biba byiyongeraho kwa gukora structure hari ibindi biba byarabaye nk'imbogamizi muri season ishize batangira kubitegura bukiri kare kuba target kenshi muri second division ni management harimo patri ya salaries abakinnyi b'abanyamahanga kubishyura amaviza n'ibindi transportation ariko ku ruhande rwa matches ugomba kufite that enough transport ambulance n'ibindi nk'ibyo byose so as a full structure dufite ntabwo twatangira season tudafite a budget we have a budget for the season. Dusoreze ku mukino mufite ejo n'ikipe ya Motari na abaturanyi banyu ni ikipe ubona ko nayo yavuguruye yari yasoje sezishize bitameze neza ivugurura izana umutoza mushya izana abakinnyi basha muzakina ejo ku isaha y'isa 7 umuntu na amasaha yo kurya na amasaha ya lunch umuntu uzaza kureba la jeunesse ni iki wamushishikariza wamukururira kugira ngo anareke ibyo kurya aze kuri match ejo ni iki cy'umwihariko gishya kiri muri la jeunesse? Yes, la jeunesse, as you know, the purple nerves and barumana nyine as our color. We are ready for tomorrow's game. Nago na judging a game cause in the season turimo gutangira nago wa judging ikipe nka Motari ishobora kuza ifite entity nawe afite gahunda itunguranye n'ibiki byose ariko icy'ingenzi cyane home ground games tuzitwaramo serious nka game first game n'abafana n'abandi badukurikirana n'abandi bari hafi yacu tugomba kubaha umukino mwiza bazabonamo amasura mashya na entity of new structure ni karibu sana kandi nabo batari kuboneka hafi mukomeze mutujye hafi kandi n'inama zanyu zirakenewe ntabwo ikipe ibiri ahantu hamwe kandi dufite la jeunesse ifite imyaka 27 irenga n'iyindi so abantu bose bari kure bose n'abadukurikirana muri entity zacu za media keep giving us advice turashaka dufate hamwe namwe cyane cyane n'abafana n'abayikiniye n'abandi bose turabakeneye dore season igiye gutangira ejo turabakeneye cyane we are so open kuri abo bose muze twubake igishoboka tugiye ngo la jeunesse isubire mu cyambere kandi dutangiye dukora ibyiza byubaka ko part of development dufitemo abana bo kumumena dufitemo n'abandi twubaka umwana w'umunyarwanda kugira ngo nejo yongera agaruke muri national team no kujya mu mahanga cyane cyane bivuye muri la jeunesse ariyo ingamizi yacu. Yego hanyuma ntago nakurekura nk'umuyobozi wa equipe ntakubajije ku itsinda muherereyemo mukimara gukora tombora ni kina makipe mwabonye gute n'uruhe rwego noneho nk'umuntu umaze iminsi mu cyiciro cya kabiri ubona iyi level igiye kujyaho twabonye bivugwa ko bagiye kongera ibihembo donc analyse gatoya ku itsinda murimo na level y'icyiciro cya kabiri noneho y'uyu mwaka? Yes, itsinda turimo it's a bit challenging kuba izi games za away shizemo n'amakipe y'uturere nagara amakipe ayitu judginga uretse ko nyine ko aho kugira ngo zibe top 2 bongemo zikaba top 4 so our target is not to meet in the top 4 structure nago na judging team per team cause right now nibwo tugiye gutangira championnat tugatangira no kugaginga n'abakinnyi n'abazakina ejo tuzamenye se bahagaze gute bafite abahe bakinnyi abahe batoza right now nibwo tugiye gukora your homework tumenye uko bimeze ariko nago twa judging in team anyhow cause ikipe yakwiyundukiramo as a game is a game you cannot count the points until the game is over. Our second division has developed so much now bose bihatira kuri first division it is time to come and check on second division because the challenge has gone up je kwa nizo kipe zifite mikoro nkazo za first division zuturere urebye ko zirimo nyinshi cyane neza individual developers harimo nizo za Visio za Unity nizi zose tutavuze za abantu ubona ko bafite bashaka guhatanira kuzamuka so right this rate ubazemo urabona ko harimo amakipe arenga arimo nk'icumi yose ashaka kuzamuka kandi hazamuka amakipe abiri urumva ko challenge izaba iri hejuru cyane no kubyitega cyane it's not about the budget it's about the planning also ko ari n'ufite budget azananirwa kujyamo it's about the planning ayo tugomba gushamo entity no komeza structure twa dufite ariko intego yacu no kuzamuka. Igitekerezo cyawe mu byubona wenda bitagenze neza umwaka ushize FA ya kosora uno mwaka kugira ngo biborohereze nk'abagenerwa bikorwa? Federation last season yari developing ari challenges yagiye solvinga
no nabona ko dufite new committee in the Ferwafa House. Already dutangiye season no tugaragaza ko harimo changes nziza zirimo kuza n'ibyo bihembo bari gushiraho. Ndumva ko iyi committee nshya hari byinshi zahindura kurusha iby'umwaka ushize, ariko n'umwaka ushize urebye kugera kuri playoff baragerageje, ariko nabo bagomba kwihatira kugera ku bibuga kugira ngo dukomeze complaining batamenya ibiri kubaho. Ni second division bahe chance bakomeze bahagereho bumve n'ibitekerezo byacu, and we do entity advices for each other cause twese turi ku mugozi umwe. Ikindi in the last games of playoff igomba kuba tombora, atari challenges usange kuba nka last games za nyuma zose twarasohotse. Twakiriye Gicumbi game tujya Etwari tujya Muhanga. Urumva nk'ikipe kujya usohoka 2 games zikurikiranye ariyo za game za nyuma. We need to do the voting atari ugupendinga ati Ferwafa yavuze ko muzakina gutya na gutya. Ibi byadufasha kugira ngo bagutsindize ko the structure is well set. Amahirwe masaba. Murakoze cyane kandi dukomeze turi kumwe namwe. Cyambere ndashimira media yanyu cyane ku ruhande rwa second division. Ibyo dukorera ni byinshi, hari byinshi batayibona natwe tukuvugisha kenshi, ariko nk'izo media ubugeza abantu benshi birafasha cyane, kandi ahamagara amakipe yose afite ubushobozi bwo kugeraho cyane no kugera ku bandi ba media, cause football in development na development wakora udafite media it is not possible at all. Ari natwe entity tugiye kongeramo cyane igiye kuba ari media cyane. Murakoze cyane. IFM, the destination.